Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ngingo y'ububabare, ari byo twita pain mu rurimi rw'icyongereza. Ese waba wari uzi ko ububabare bwose tunyuramo buba bufite icyo bushaka kutwigisha? Ububabare ubwo ari bwo bwose, bwaba ari ububabare bw'umubiri cyangwa se ububabare bwa roho, ububabare bw'umubiri aribwo twita physical pain, cyangwa se ububabare bwa roho aribwo dushobora kwita psychological pain cyangwa se emotional pain. Ubwo bubabare tubugira bufite icyo bushaka kutwigisha. Ushobora kubugira wenda physical pain mu burwayi, cyangwa se psychological pain akaba ari bwa bubabare ugira suite y'ibintu byakubayeho, wenda ari nk'ibyago byakubayeho cyangwa se ari ubuzima bugukomereye bwa buri munsi ubamo, bugatuma ugira umubabaro n'agahinda bihoraho. Rero iyo ufite ubwo bubabare uba ufite ububabare swat bugahinduka intwaro ikubaka cyangwa se bugahinduka intwaro igusenya. Iyo controle ni wowe uyifite, ubwo bubasha ni wowe ufite bwo guhindura icyo bwa bubabare buhinduka mu buzima bwawe. Nk'urugero naguha rworoshye, muri iki gitondo nabyutse njya gukora siporo, ariko siporo nakoze, ubundi nari nsanzwe njya muri gym kuri treadmill nkayimaraho nk'isaha, mbese ku rugero rwanjye uko numva mbishoboye, isaha yashira ngataha. Muri iki gitondo rero nagiye muri siporo ariko mu buryo butandukanye. Umukobwa w'inshuti yanjye yampamagaye arambwira ati reka tujye muri siporo, ariko noneho tujye gukora icyo bita hiking. Hiking ni ukuzamuka umusozi, ugenda n'amaguru nyine. Twari tumaze iminsi tuganira ko nyine ni umwana twahuriye muri gym mu myaka 2 ishize, huriramo turi abirabura babiri twenyine, duhita tumenyana, mbese tugira connection, dutangira gukomunika, bivamo ubushuti. Rero muri icyo gihe cy'imyaka 2 twamaze duhura muri gym, twagenda uko duhura tukaganira, tugeraho nyine na bwa bushuti buri developa ku buryo duhura no hanze and so forth. Muri iki gitondo rero twapanze kujya gukora hiking, kubera ko njye nari maze iminsi ntaheruka kugenda hanze cyane, nyine nkabikora muri capacity yanjye, ariko we kubera ko abimenyeye yaravuduka ku buryo nyine muri iki gitondo nagendaga mwirika inyuma. Yari yazanye na papa wiwe, barabimenyeye, ni ibintu basanzwe bakora hiking, bagakora urugendo rw'amasaha nk'2 3 mbere yuko batangira akazi ka buri gitondo. Rero amaze igihe kirenga amezi 6 abikora, kandi igihe namuherukaga rwose nuko namubonye muri iki gitondo ibiro yabikuyeho pe, byaramuhinduye cyane, byaramufashije cyane kandi ubona byishimiye. Ubwo rero nyine tuganira yambwira ati Claudine, nicyo nawe usigaje gukora, nzajya ngutera inkunga tuzamuka iriya misozi, hanyuma urebe ko nawe ibyo biro wakongera kubigabanya. Ndavuga ni kabisa, ni ngiye kuzajya nza tujyane. Muri gitondo rero twakoze urugendo rw'isaha. Hari umusozi uzamuka cyane, mu kuzamuka twawuzamutse nk'iminota 30, ariko nyine twageze hagati mu minota nk'15 uja numva narushye, ndi kugenda nahagira, ndi kugenda mbiruka inyuma, bo bari bageze kure kubi, bakagenda bandinda bambwira bati upfa kuba wabitangiye gusa, wowe bizagenda biza, hanyuma ugenda umenyera buhoro buhoro, uzageraho umubiri wiyadabute, ujye ubikora utanabanje no kubitekerezaho, umenyere. Ubwo twagenze isaha imwe, turongera turamanuka, tugeze hasi ndavuga nti kabisa ngewe uruhare rwanjye umunsi ndarurangije, ntabwo rongera kuzamuka. Bari bagiye kuzamuka inshuro ya 2, babikora inshuro 3. Ndavuga n'uruhare rwanjye uyu munsi ndarurangije, nti buriya ejo tuzakomezaho, wenda nzongera niyongereho urundi rugendo rurutaho ku rugo nakoze uyu munsi. Urumva icyo nashaka kuvuga nuko nyine malgré ububabare numvise kuntu byangoye kuhazamuka, nkagagerayo nkagerayo numva mbese umubiri wahungabanye,
ariko nagarutse ngeze mu rugo numva meze neza kwa kaga siporo nakoze kanduhuye mu mutwe, numva mu mutwe hameze neza, ndatekereza neza, ndi muri mood nziza, mbese kamfashije gutangira umunsi wanjye neza, mubamo neza, bituma n'ibyo nkora byose bigenda neza. Urumva rero icyo nshaka kuvuga ahangaha ni uko nyine bwari ububabare nagiyemo mbijyamo intentionally, nzi ko biri umubiri wanjye kwa ko utabimenyeye uri bubabare, ariko bwari ububabare bufite icyo bungezaho kiri positive. Ni ububabare intentionnel bwo kuvuga kuti ndakora siporo nzi ko muri bihe byanjye bitangiye ntari comfortable, umubiri wanjye utabinyemerera, ariko ndi kubikora kwa ko nzi akamaro bimfitiye, ndi kubikora kwa ko nzi ko bingeza ku buzima bwiza, ndi kubikora kubera ko nzi ko nyine bikeneye muri ubu buzima tubamo, dukeneye gukora izo siporo kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza bwa buri munsi. Ni muri urwo rwego rero nashaka kuvuga nti ububabare bwose tugira buba bufite icyo butwigisha, buba bufite icyo bituzanira mu buzima, bishobora kutubera intwaro yo kugera ku buzima bwiza, cyangwa se bikaba intwaro yo kwisenya kurushaho bikurikije uko witwara muri bwa bubabare bwawe. Niba ari ububabare bwa roho, ububabare psychologically, let's say wakunze umuntu ntagukunze, birangiye biguteye ububabare butavugwa, ukabirwara igihe cy'imyaka, haba hagomba kugera igihe ugera muri kavuga uti byambayeho ariko byari bifite icyo binyigisha. Ni yihe nyigisho nakuyemo ishobora kumfasha guhindura ubuzima bwanjye nkabubamo uko nifuza? Niba ari ibyago wagize, wenda tuvuge ugize ibyago, utakaje nk'umuntu wawe, utakaje umubyeyi, utakaje umwana, ni ububabare bukomeye cyane, kandi byanze bikunze bugira icyo buhindura mu buzima bwawe. Rero ubwo bubabare iyo ubayemo igihe cyawe cy'ubuzima bwawe bwose, ntugire igihe cyo kubuvamo ngo ugire icyo ubyigiramo kikubera intwaro yo guhindura ubuzima wari urimo, birangira bitagize icyo bigufashije, ugasanga uri mu buzima butakubaka, uri mu buzima buhora mu maganya, uri mu buzima buhora mu gahinda, mu buzima butagufasha kuva muri wa mubabaro ngo ubashe kuwukoresha nk'intwaro ikugeza ku bundi buzima bwiza. Niba wenda ari nka couple mukaba mugize ibyago, urugo rwanyu ntimubashije kurwubaka, bikagera aho mugera mu rwego rwa divorce, ya divorce ukayicamo n'ibintu bikomeye cyane, mukajya mu ntambara yo kugira custody z'abana, aba ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu ucamo bikaguhungabanya, ni ibintu bikomeye bigusigira umubabaro ukomeye cyane. Rero wa mubabaro iyo ukomeje kuwubamo igihe cyose, nyuma ya evenoma yabayeho, ntugire umwanya wo kuvuga uti igihe kirageze ko uyu mubabaro nari ndimo ugira ikindi kintu nyigisha kiri positive, kimfasha guhindura ubuzima bwanjye, kimfasha kumenya ibyo nari ndimo, isomo binsigiye, hanyuma wa mubabaro ukawukoresha. Ariko iyo utabashije kubivamo ngo wa mubabaro uvemo uwukoreshe mu bikubaka, birangira ugusenye, birangira uba muri depression itarangira, bikarangira ugira indwara zitarangira, kubera umubiri wawe uba warasazwe n'umubabaro ukabije, utagira igihe cyo kugira ngo uve mu nzira, uhe umwanya umunezero uzuza kukubaka. Ubwo rero ni ikintu umuntu yakagombye kwitaho. Niba uri mu rugendo rwo gukira ibikomere, niba uri mu rugendo rwo kubasha kwiteza imbere, ugomba kumenya uko identify imibabaro uhura nayo, ugomba kumenya uko identify agahinda uhura nako, ukamenya igihe cyo kubana nabyo, ariko igihe cyagera ukagira igihe cyo kubivamo, ukagira igihe cyo kubisiga inyuma yawe, ukareba amasomo byagusigiye kugira ngo ubashe gukomeza kubaho kandi ubeho mu buzima wishimiye kubaho. Marigiri ibyakubayeho ntabwo biba byarakubayeho kugira ngo bigusenye, biba byarakubayeho kugira ngo bigire icyo bikwigisha, icyo bikwigishije kibashe guhindura ubuzima bwawe. Ni muri urwo rwego rero twakagombye nyine kwita kuri iyo mibabaro duhura nayo buri munsi, hanyuma tukagira igihe cyo kumenya
igihe iyo kigeze cyo kugira ngo dutandukane n'iyo mibabaro, cyangwa se tukamenya guhitamo imibabaro itwubaka aho kugira ngo nyine duheranwe na ya mibabaro ikomeza kudusenya. Ngayo nguko rero, niba hari ukundi ubitekereza ushobora kumbwira muri komanteri, hanyuma tugakomeza kwiyubaka kandi twubaka n'abandi bagikomerewe no mu rugendo rwo gukira ibikomere, cyangwa se abandi babifuza mu gutera imbere birenze uko babayeho uko bari. Ngayo nguko, murakoze, Imana ibarinde, turi kumwe.